tubahaye ikaze ku biganiro bya Menya XYZ. ni ibiganiro byibanda ku bukungu na politiki mpuzamahanga. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ukuntu blockchain irimo guhindura isi. Mu by'ukuri turavuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'intambwe nshya ya Pi Network. Mu isi rero irimo kwinjira mu gihe gishya, aho harimo kugenda hazamo icyo twakwita transparency ndetse no kwizerana mu bijyanye n'ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushyira amakuru y'ubukungu bwayo, icyo bita GDP data, kuri blockchain kugira ngo ajye aboneka mu buryo budahindurwa kandi bugaragarira buri rubanda. Aya makuru rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashatse kwirinda icyo twakwita influence cyangwa manipulation y'amakuru y'igihugu, cyane cyane mu bijyanye na GDP, kugira ngo rubanda nyamwinshi n'ibigo by'imari bijye bibona aya makuru mu buryo butagoranye. Nanone Pi Network yo yamaze kuzamura protocol yayo nk'uko tumaze iminsi tubivuga ku rwego rwa V23 cyangwa version 23. Izi ni intambwe ebyiri zikomeye mu bukungu. Kuri Pi Network rero uyu mushinga umaze kuva ku rwego rwo kumayininga gusa. Open Network yagiye hanze, ubu ngubu noneho utility niyo irimo irubakwa, kandi intambwe zose hafi ya zose zo kugira ngo mainnet ijye hanze, dApps zitangire gukora, mu by'ukuri twavuga ko zisa naho ziri ku musozo. Kuba rero aya makuru y'ubukungu nk'uko twari dutangiye tubivuga bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifatwa mu bihugu bya mbere bikomeye niba atari icya mbere koko, aya makuru ya GDP bita Gross Domestic Product, kuba yagiye kuri blockchain, iyi ni intambwe ikomeye cyane, kubera ko ibi bizahanagura icyuho cyo kutizera ku buryo amakuru ya leta yandikwa cyangwa acungwa. Kuba abantu bazaba babona amakuru ku buryo bugaragara, bayaccessinga ku buryo butagoranye, bizakomeza kuzana icyo bita transparency ndetse no kwizera leta, no kwizera uburyo ubukungu burimo buracungwa cyane cyane ku ruhande rw'abanyamerika. Kandi ibi nabyo bizatuma n'abantu batari abanyamerika n'amakampani akomeye mpuzamahanga agira igenamigambi rikomeye cyane ku bijyanye n'ubukungu, cyane cyane amakampani azaba afite aho ahuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na kampani zishaka gukoresha aya makuru ku nyungu birumvikana z'ubukungu, ishoramari ndetse no gukorana n'ibigo bikomeye, ndetse no kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Blockchain rero kuri iyi gahunda ni ingingo ikomeye cyane, ni uburyo bwiza bwo gutuma haza umucyo ku bijyanye n'imari. Abaturage rero, abashoramari nk'uko nari mbivuze, ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashobora guhita bareba ayo makuru bakayasuzuma kandi bakayemeza, akaba ishingiro ryo gufata ibyemezo ku ruhande rwabo. Ibi rero bizatuma Amerika iba igihugu cya mbere gikomeye ku isi cyerekanye ko ubushake bwo kwinjiza blockchain mu miyoborere ari ikintu cyiza kizafasha kandi kigahindura ubukungu, bikaba bishobora kuzahindura uburyo ibihugu byinshi bibona ikoreshwa rya Web3. Kuba Amerika rero yahisemo kuba yashyira amakuru ya GDP kuri blockchain, bishatse kuvuga ko ari intego nziza kandi ari intambwe itewe n'iki gihugu, kandi iyi ntambwe ari ikintu kigiye gukurikirwa n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi twizeyeho ikoranabuhanga, birimo Ubushinwa, birimo Uburusiya, burimo n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi tutirengagije na Canada, ndetse n'ibi bihugu byacu nabyo bizakurikiraho. Kuba byaratangiye gushyiraho ifaranga ry'ikoranabuhanga ni intambwe nziza inagaragaza ko
amakuru y'ibihugu nayo aho buzakera nk'uko leta z'ubumwe za Amerika zabitangije nayo azajya kuri blockchain, bityo ubukungu bukazaba buri hariya buzwi, abaturage bazi uburyo buri bukoreshwe n'uko babukoresha nabo mu buryo bwo gusangira ayo makuru kugira ngo babyarire umusaruro. Protocol version 23 niyo Pi network irimo kwimukiraho nk'uko tumaze iminsi tubisesengura mu biganiro. Protocol akaba ari uburyo bwo guhanahana amakuru kuri blockchain ku ma nodes atandukanye. Iyi version rero ya 23 ni version nziza ku buryo kuko izihutisha uku guhanahana amakuru ndetse ikanihutisha transactions. Iyi protocol ya V cyangwa verisiyo 23 Pi ivuye kuri 19 yerekana ugukura ndetse no kwiyongera mu bushobozi bya Pi network mu buryo bukomeye. Iyi protocol version ya 23 yongera ubushobozi bwo gutunganya ama transaction akihuta, kandi ntiyihute gusa ahubwo akaba atunganye, birumvikana ameze neza nta kosa na rimwe cyangwa ngo umuhaka aba yakwinjirira iyi system ntibibaho. Nanone ishimangira umutekano no kwizerana mu mikorere ya blockchain yayo. Nanone yerekana uburyo Pi ari umushinga ukomeye kandi n'uburyo Pi nk'ifaranga rizakoreshwa mu buzima busanzwe bikarenga ku mining, ahubwo ikazahuza isi mu buryo bwo kwishyurana, gucuruza no kubika amafaranga mu buryo bugezweho n'ishoramari, investment mu buryo burambye. Kuba rero iyi protocol ari protocol yubakiye kuri Stellar blockchain bituma ifata ubushobozi bukomeye bwo kwizerwa, ku buryo Stellar ni imwe mu blockchain akomeye ndetse niba atari yo ya mbere, nayo ya mbere kubera ko ikoranabuhanga rya blockchain rigeze nuko Stellar blockchain ikora. Rwose iyi blockchain ya Stellar niyo blockchain ubu ngubu ifatwa nk'iya mbere kubera serivisi itanga n'uburyo izitanga mu buryo bwihuse. Ibi rero isi y'ubukungu ni nkaho yamaze gufunguka kandi ikaba nta mipaka, n'ubuhahiranire mu buryo bwa transaction bukaba bwihuse. Urugero, blockchain ya Bitcoin kugira ngo transaction izakunde bishobora gutwara iminota 7 ndetse ishobora kuzamuka ikajya ku minota 15. Kubera iki? Ni ukubera uburyo ama nodes validating ama transaction atihuta. Impamvu atihuta ni ukubera ko akoresha icyo bita proof of work. Proof of work bisaba ni nko gusolvinga ama equation akomeye. Kuyasolvinga rero bisaba ubuhanga, n'abaminers baba bari kuri mudasobwa nibo baraninga node kugira ngo bazasolvinga ari ama equation bifata umwanya. Uwo mwanya rero bifata, urumva bihita binafata umwanya kugira ngo ya block yuzure igende nk'ikintu kimwe kirimo ya transaction, bikaba byafata iminota 7 ndetse ishobora kuzamuka ikaba yajya kuri 15. Niyo mpamvu iyi Stellar blockchain mu ikoranabuhanga ryayo rya Stellar Consensus Protocol, none iyi version yayo ya 23 yo ni version yihuse cyane ije korohereza ikiremwa muntu, yazanye icyo bita transparency ndetse n'icyo bita trust, kubera ko ni ibintu biba mu gihe gitoya. Nubwo rero leta zunze ubumwe za Amerika na Pi network bitandukanye, birumvikana kimwe ni igihugu gikomeye ku isi, irindi ni ikoranabuhanga rigezweho rya blockchain rifite ecosystem ikomeye izatanga service mu buzima butandukanye mu nguni zitandukanye umuntu azakenera. Ariko nanone yaba United States yaba Pi network bikaba bihuriye ku ngingo imwe, ariyo nari maze kuvuga transparency, gutuma buri kimwe cyose kigihagaragara, niba amakuru y'ubukungu ya GDP
leta z'ubumwe za Amerika zahisemo kuyishyira kuri blockchain kugira ngo yizerwe ataba manipulated n'undi uwo ari we wese. Nanone akazana ikindi kintu bita trust, bizatuma leta ubwayo yizerwa na rubanda, kandi iyi transparency na trust nizo ntego mu by'ukuri za Pi network. Ku ruhande rwa leta z'ubumwe za Amerika, gusobanuka kwazo, reka tubivuge gutyo, cyangwa kuba serivisi z'ubukungu n'amakuru y'ubukungu yajya kuri blockchain, bizatuma abaturage nyine bagira icyizere. Ku ruhande rwa Pi network nanone, bitewe n'intego n'intumbero zayo na community ifite, iyi mikorere yayo cyane cyane ijyanye n'iyi protocol kwihuta bijyanye na ecosystem, iyo ecosystem ifite imishinga ingana kuriya myinshi kuriya, hatarimo ikintu cyo kwihuta mu by'ukuri ma transaction byazateza ikibazo. Ubu kwihuta rero, gukora mu mucyo, bikazatuma umuryango w'abapayoniya muri rusange guma kwiyongera, ndetse unaguma gufata uyu mushinga nk'ikintu gihambaye kibafitiye akamaro ejo hazaza. Kandi burya nta kintu kizamura agaciro nk'icyizere rubanda ruba rufite company runaka, n'uburyo babizeye ko serivisi zayo ari serivisi zitagira amakemwa kandi zihuta, usaba igihe icyo ari cyo cyose aho waba uri hose ugahita uzibona. Ibi rero ni ibintu byose bizagira uyu mushinga wa Pi network umushinga ukomeye, ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zikarushaho kuba imbonera y'ibindi bihugu ku isi, cyane cyane mu gukoresha iri koranabuhanga rya blockchain. Hari umugabo umwe witwa CZ cyangwa CZ, ko wabisoma kose, niwe nyiri Binance. Yaravuze ngo mu minsi iri imbere, isi yose ndetse sisitemi zose aho ziva zikagera zo mu buryo bwa digital zizashyirwa kuri blockchain. Ati kuko blockchain niho hantu hizewe, aho ibintu byose abantu bazabibona bakayibonera ku gihe, niho hazaba hari ibintu bitazaba manipulated n'uwo ari we wese. Ati kandi icyo ni cyo rubanda nyamwinshi bakeneye muri iyi minsi. Ibi rero byatangiye kuzana impinduramatwara ya blockchain mu miyoborere ndetse n'ubukungu, kandi akaba ari ikintu cyiza kubera ko abantu bakeneye kubona buri kimwe cyose leta ikora, imigambi yose ya leta iri hariya bayibonamo bakayigiramo uruhare. Iyo ushyize hamwe rero ibi byose ukabyanaliza, Pi network, ukareba uburyo amaleta arimo arinjira muri iri koranabuhanga rya Web3, cyane cyane leta z'ubumwe za Amerika ku ruhembe rwo gushyira aya makuru kuri blockchain, ubona ko iri koranabuhanga rigiye guhindura ubuzima bw'abantu ndetse rigahindura ubukungu. Ubona ishusho y'isi igana ku miyoborere ishingiye kuri Web3 n'ubukungu bushya bushingiye kuri decentralization, cyangwa se rubanda kwiha serivisi hatabayeho undi muntu uwo ari we wese, kandi mu buryo burimo umucyo, butarimo uburiganya ubwo ari bwo bwose. Rero dusoza navuga ko kuba amakuru y'ubukungu bwa leta zunze ubumwe za Amerika yagiye kuri blockchain ndetse na Pi network ikaba yateye intambwe ikomeye mu kuzamura iyi protocol ishingiye kuri Stellar, birumvikana consensus kuko irimo gukorana na Stellar, ndetse ishingiye no kuri ERC 3643 rikaba ari ikoranabuhanga rya Ethereum. Iri koranabuhanga naryo rikazafasha gutuma aya transaction yihuta. Gukorana na Stellar consensus ubwabyo protocol ya Stellar blockchain, ugakorana nanone na Ethereum, ibigo bibiri bikomeye bifite ikoranabuhanga rihambaye, ni ikintu kigaragaza ko
Pi Network atari ikintu gisanzwe, ahubwo ari ikintu cyakoze ku mpande zose kugira ngo Pi itagira ikintu isiga cy'ikoranabuhanga cyakabaye kigira isi akamaro, by'umwihariko aba pioneer. Blockchain rero ntabwo ari ikoranabuhanga ry'abahanga gusa, ahubwo iri kuba igikoresho rusange, igikoresho gihindura ubukungu, gihindura ubuyobozi n'imiyoborere, gihindura imibereho y'abaturage ku isi hose.